Yesu nashimwe. Amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese mwiza bikomeze bana mwese bakunzi dukunda kubana cyane kuri urubuga Amour Dodier TV. Ni televiziyo ishinzwe ivugabutumwa idashingiye ku dini runaka, ni televiziyo ivugabutumwa gusa, nicyo kintu ishinzwe. Ni kugira ngo abantu baguke cyane mu bwami bw'Imana, cyane cyane muri iyi nzira turimo, inzira y'agakiza, kuko abantu benshi cyane barimo baribeshya byinshi, ariko turashaka kugaragaza cyane icyo bita ukuri ku ijambo ry'Imana, icyo dushaka kuba twatanga muri aka kanya. Rero Imana y'amahoro ijye ikomeza bana mwese bakunzi bacu, abo dukunda kubana umunsi ku wundi. Imana ijye ikomeza bana mu iteka ryose. Mureke dusenge maze dukomeze no kumva ijambo Imana yatugeneye muri aka kanya. Mwese aho muri hose, Imana y'amahoro ijye ikomeza cyane bakomeze bahereza umugisha ko mudahema kubana natwe, mugenda mubitwereka mu buryo butandukanye, buryo bumwe cyangwa bubiri, duhora tubona cyane uko muba muri kumwe natwe. Amena. Mureke dusenge Imana maze turebe ukuntu twakomeza cyane no kumva aya magambo ajyanye n'ubwiza, ajyanye n'ubutumwa bwiza kuko Imana yacu yabitugeneye muri aka kanya. Uwiteka Mana yacu, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, tugushime kuri mwiza, tugushime ko abanye natwe, tugushime ko waturinze. Imana ishimwe himbaza cyane ko abanye natwe Mana muri iyi minsi igoranye, ukomeje kuba nateka ryose, nushimwe himbazwe. Mana turi imbere y'ubwiza bwawe Mana, tugiye kumva ijambo ryawe. Nyemera cyane uzubana natwe muri ijambo dushikiye muri byose. Reka umwuka wera, umwuka w'imbaraga, umwuka w'ubwiza aganze kuri twebwe. Urakoze kugiye kubana natwe muri ibasha byose kubishoboye. Usabye neza Kristo umwami wacu. Amen. Mureke dusome ijambo ry'Imana rero, dusanga mu gitabo Paulo yandikiye Abefeso. Igitabo Paulo yandikiye Abefeso ku bice byaho bigera muri bitatu. Abefeso gatatu. Abefeso ibice byaho biteye muri bitatu, ku murongo wa 20. Murongo 20 niho tugiye gusoma. Abafunguye cyane ikiganiro bwa mbere mufunguye kuri televiziyo, uwo mugiye kuba nta wundi ni Samuel Mutezimana. Nkaba ndi umuvugabutumwa bw'ubwami bw'Imana. Nibyo nkora, nibwo numva ari byo kintu nabanje kurundukiramo burundu, kuko numvise cyane ibindi byose nabirebye mbona ntacyo bimariye, mbona ibifite agaciro ku buzima bwanjye, mbona ibyangirira akamaro, mbona ibyo nakora nkumva neza. Hari ibyo ndi gutegura muri ubu buzima, harimo n'ubuzima bw'ejo hazaza, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nubwo twebwe tujya dufata umwanya twategura cyane ejo hazaza y'abana bacu, abagore bacu, ibintu byacu byose gutyo, ariko tugomba kumenya neza ukuntu twamaze gutegura cyane ubuzima tuzaba turimo cyane mu minsi iri imbere. Kuko abantu benshi cyane ikibazo dufite cyane ko dutegura ibisanzwe, tugategura umubiri w'inyuma, ariko uw'imbere nta kintu tugategura umubiri. Kandi iteka ryose niryo mbora mbwira abantu, wakagombye kwicara aho waba uri hose ukavuga ngo uyu munsi mbyutse mu gitondo, ndabrosa mu kanwa kugira ngo mvanemo impumuro mbi iri buze kuba yabonekamo. Ni nako iteka ryose Imana ibikeneye yuko wakagombye no gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ube waryireberamo, cyangwa ijambo ry'Imana ubuze kuvuga ngo ube wakwirebera muri rya jambo ry'Imana rigufasha cyane kwirirwa umeze neza. Kwa kundi na saa sita ugira ibyo kurya ufata cyane kugira ngo uhereze wa mubiri uze kuba wamera neza, ni nako uba ugomba no ku ijambo ry'Imana byibuze kugira ngo ukomeze ubake cyane wa muntu w'imbere, kuko umuntu wese agizwe n'amaparti agera muri abiri. Ntabwo tugize na parti imwe, ahubwo tugize n'amaparti agera muri abiri. Twebwe ikibazo dufite cyane nuko twita cyane kuri parti imwe gusa yonyine, ugasanga ari twe duha agaciro cyane kurusha ibindi byose. Ariko igifite agaciro cyane nuko twagobye cyane no kwita kuri wa wundi w'imbere, wa wundi utagaragara, wa wundi buri wese aba yiziho.
erega buriya reka mbabwize ukuri, uwo muntu w'imbere buri wese abazi ukuntu aba ahagaze, ariko icyo dufite cyane abantu bose tureba uw'inyuma niwe dukunda kureba, ariko uw'imbere ugasanga afite ikibazo gikomeye cyane, ugasanga yarabwaye bwaki, ugasanga wa wundi w'imbere yabaye n'ikimuga, ugasanga wa wundi w'imbere muri make yamaze no kuvunika burundu, ahorana intimba zidasanzwe, ariko uyu nguyu w'inyuma tubona ahora ashishaguriwe ukuntu, ukabona arabyibushye, ukabona ameze neza, afite po nziza, ariko wa wundi w'imbere niwe ufite agaciro kurusha ibindi byose, ugasanga we ntacyo na gato urimo uramumarira, ugasanga kandi uwo nguwo w'imbere niwe muzajyana, nk'uko iyi kibiri twambaye umubiri w'inyuma, uyu nguyu numara kuvamo umwuka uzareba iteka ryose, niba uri kumwe n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa ababyeyi bawe cyangwa umwana wawe, niba wavuyemo umwuka bikaba byarangiye uwo munsi, barwana no kwirukanka kugira ngo bakuvane aho ngaho iruhande rwabo, utaza gukomeza ugenda ubanukira uko bimeze gutyo. Rero usibye Yesu gusa wenyine ugira urukundo ruhoraho, kuko niwe tujyana no mu rupfu, tuwe turajyana iteka ryose. Yesu turabana no mu rupfu, kuko we no mu mva handi bagushyingura, nta wundi musigana wusigana na Yesu. Ariko agifite agaciro cyane nuko wabaho neza mu buzima bwo muri iyi si, ariko no mu ijuru byibuze kavuga ngo hari ahantu wigeze ubika ubutunzi bwawe, naho ingesi n'inyenzi byibuze butashobora kuba bwabugeraho. Ariko icyo dufite cyane muri iyi minsi, ntabwo turimo turategura cyane ibijyanye n'ubwami bw'Imana, ahubwo turimo turategura cyane amabizinesi yacu, ngo reka turebe ngo dukore bije y'igihe runaka. Ariko banza urebe cyane mu bijyanye n'ubwami bw'Imana, ndimo ndategura iki? Amena. Banza baze cyane ubwami bw'Imana ndimo ndategura iki, bimeze gute? Plafite yo mu bwami bw'Imana imeze gute? Ubundi wagomye cyane kureba kwa kundi ukora umwaka uvuga ngo uyu mwaka ndashaka kuzagera kuri bije runaka, ugomba no kuvuga ngo mu bwami bw'Imana ndashaka yuko uyu mwaka ugomba kurangira hari ingeso runaka maze gutakaza muri ngewe. Iyo ngeso byibuze umwaka washira kuvuga ngo byibuze ndi kubona ingeso yaravuyeho. Niba wari usanzwe uri umusambanyi kuvuga ngo ingeso y'ubusambanyi yamaze kuvaho, niba nari nsanzwe ndi umunywi w'inzoga ingeso yo kunywa inzoga yamaze kuvaho, niba ndi wa muntu ukunda kubeshya kuvuga ngo ingeso yo kubeshya yamaze kuvaho burundu, byararangiye. Niba ndi wa muntu ugira ishyari kuvuga ngo ingeso y'amashyari yamaze kuvaho kuri ngewe. Ariko icyo dufite cyane muri iyi minsi, wasanga umaze imyaka irenga 40 uri mu itorero, uri umuririmbyi, uri umuyobozi runaka, uri umukristo, ariko ugasanga za ngeso zose waje ufite mu itorero na n'isaha uracyazifite. Niko bimeze rwose abantu benshi cyane. Nyawe usanga umuntu mubana muri korari, ariko kugira ngo abe no kugusuhuza ntabwo yabishobora. Muri make yaje afite umujinya, yaje afite ikintu bita amashyari adasanzwe muri we, na n'isa iryo shyari aracyarifite, ryamaze no gukura rirenze urugero mu buryo budasanzwe. Ariko abana b'Imana ntabwo ari uko bakagombye kuba bameze. Hari ibyo byagombye kuba biranga abana b'Imana iteka ryose. Imbuto zawe wera zigomba kuba zakwerekana yuko uri umwana w'Imana, nawe ibyo wakora byose imbuto zawe zimeze ukuntu, aho ngaho nta juru ufite. Banza umenye neza yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Amena. Mureke dusome ijambo ry'Imana, dusanga mu Befeso 3:20 no hari amagambo atubwira ngo nuko ibasha gukora cyane ibiruta cyane byose bari byo twibwira, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Nuko ibasha gukora cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Amen. Nuko ibasha gukora. So ibyo watekereza byose Imana byose irabishoboye. Ejo niko twatimo tugana n'umuntu, arimo arambwira ngo ngewe nta kintu rwose mbona najya gusaba Imana ni inkene, nta kintu igira. Nikumva ngo uwo muntu ari kumbwira avuga ngo ngewe icyanjye ibyo nshaka nuko ngomba gukora nkaba nabibona. Mu gihe rero namaze kugira ikibazo runaka, Imana ntacyo yamfasha. Ibigiba abagiye baje batubeshya ngo hari Imana wo gutya na gutya, nta Mana iriho. Muri make wumva yuko we afite urwego amaze kugeraho, ku buryo yumva yuko nta nkunga y'Imana gato akeneye mu buzima bwiwe. Ariko abantu benshi iyo muza kureba muri iyi minsi, mwagombye kureba mukabona yuko dukeneye icyo bita inkunga y'Imana. Inkunga y'Imana niyo dukeneye muri iyi minsi. Niyo mpamvu iteka ryose
igihe utari wamenye neza yuko Imana ari ishoboye byose. Ubundi ko muhora muvuga cyane ngo Imana ngo murayirwanye, banze neza cyane uwo mwuka uhumeka ubishyura ngahe? Kugenda ukagaruka ninde ubikora? N'imbaraga zawe se? Icyambere, abantu benshi cyane bamaze kumenyera Imana kubera ibyaha bagiye bakora. Umuntu akora ibyaha akumva nyine tu yabaye imbata y'ibyaha iteka ryose. Rero uwo nguwo kumva yuko hari Imana iriho, n'ubundi yumva yuko nta Mana iriho nyine, kuko we n'ubundi abazi neza ngo iya Mana yo mu isezerano rishya rya kera ni Imana yahoraga yica abantu iteka ryose, yakubona kuza igate kurangiriza aho ngaho. Rero yarebe se akavuga ngo burya byabe nibatureshyaga byari ibintu yo kubeshya, byari iby'inkuru. Ariko inkuru y'impamu nkubwiza ukuri nuko Imana yacu ni Imana ishoboye kandi ishoboye byose. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Amen. Muri make umva ingene y'imbaraga z'Imana ziri muri wowe, nibyo bizatuma umuseke ugutambikira maze ukaba wabona icyo bita imbabazi z'Imana. Nicyo bizatuma Imana igira ibyo ikora muri wowe bitewe n'imbaraga zayo ziri hagati muri wowe. Rero imbaraga z'Imana bisaba ngo ugende wegera Imana. Uko urushaho kugenda wegera Imana cyane, ni nako imbaraga zayo zigenda zikwegera cyane. Niba icyambere cyo dufite cyane, abantu barimo barashakisha imbaraga mu bindi, ariko ugasanga birirwa bavuga ngo bafite imbaraga z'Imana, ariko nta mbaraga z'Imana bafite. Ikintu bafite imbaraga z'ibindi bintu bitandukanye. Ariko ikibazo cyane dufite muri iyi minsi nuko abantu benshi cyane bakonye kugenda bayoba, bakurikira cyane abo bantu batazi neza yuko bari kubajyana mu nzira yo kubarimbura burundu. Ariko iyi sawa wakabaye umunyabwenge cyane, wakwita cyane ku iherezo ryawe, ukamenya neza yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Banza urebe neza cyane, banza wibaze cyane, imbaraga z'Imana ziri hagati muri njyewe zingana gute? Uko negera Imana muri make bigaragaza yuko ndi mukuri kw'ijambo ryayo. Ereka ijambo riratubwira cyane ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga, kandi kubw'ibyo byose bwo cyane no kuba maso. Abasenga ni benshi, ariko abasengera mu mwuka ni bake cyane. Nuko abaririmba ni benshi, ariko baririmbira mu mwuka ni bake. Ibyo bakora, abantu benshi bakora ibintu byinshi bitandukanye, ariko abakora mu mwuka ni bake cyane. Abahanura ni benshi, ariko abahanura mu kuri ni bake. Muri make abakora ibintu byinshi cyane bitirira Imana ni byinshi bishoboka, ariko ukora iby'Imana ashaka, ukora ibyo Imana iri gushaka ni bake cyane bari kubikora. Ariko ibasha gukora cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Amena. Imana yacu irashoboye, ahubwo icyo dufite cyane ni twebwe. Imaze ya Imana ikambwira ngo abo bose muzajya barebera ku mbuto zabo. Abavuga ngo mwami mwami ntabwo bazajya mu ijuru, keretse abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Umuntu icyambere cyo kureka kuba yakubwira Imana, agura Imana yo ku munwa ariko itari ku mutima. Amena. Isaha ni cyane ngo abantu banze basobanukiwe cyane kuri kw'ijambo ry'Imana. Kuba wabana n'umuntu cyane ari wa muntu uhora cyane kugeza iteka yose ku yindi, ariko yitirwa izina ry'Imana. Kuba wava ngo uri umuntu ngo muri make ngo ukora ikintu runaka, kandi n'ubundi uwo nguwo ukora atakuzi, nyine ni ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu ujya muri Bibiliya tuvuga ngo n'ubundi uri kurishwa n'iki? Uri kurishwa n'iki n'ubundi ko urimo ukorera ubusa icyambere cyo. Icyambere cyo nawe uriyizi neza ibyo ukora byose, uzi neza cyane aho ubikorera. Ariko iyi saha banza umenye neza cyane ingano y'imbaraga wifitemo, kugira ngo ube wamenye neza yuko imbaraga ufite ari imbaraga z'Imana. Amena. Iyo dusoma cyane mu gitabo cya Daniel, dusangamo abagabo bagera muri 3. Bariya basore bari bafite cyane icyo bita imbaraga z'Imana muri bo zakoreragamo, ku buryo umwami yazanye igishushanyo gikomeye cyane akizana mu gihugu ngo reka ngo bagisenge, ngo basenge cya gishushanyo. Noneho abantu aravuga ngo muri make tutaza kuvuga ikondera, abantu bose baraza guhita bubarara hasi, maze umuntu wese aza guhita bubara hasi cyane arabye cya gishushanyo.
noneho abasore ko ari batatu baranga bavuga ngo mwami nta mpamvu n'imwe. Muri make hari imbaraga baba bafite hagati muri bo, bemera cyane ko bakwemera gupfa, ariko twebwe reba cyane akantu gato cyane karaza gatuvuga ngo reka ntabwo nakwemera rwose ibyo bintu kubikora, ugasanga iteka ryose izina ry'Imana uhise urihakana burundu ku mugaragaro. Ariko iki bigaragaza yuko imbaraga zikurimo ntabwo ari imbaraga z'Imana. Yaza ko ari imbaraga z'Imana zikurimo, ntabwo wagombye kugira ubwoba bw'ibihe. Ubwo icyambere cyo abantu bose bagira ubwoba, abo ngabo umugabane wabo ni muri Gehenomu. Umuntu wese icyambere cyo iyo wizera Imana nta bintu byinshi Imana iragufasha, Imana ibana nawe. Ariko iyo tutari muri iyi minsi abantu barimo baravuga ngo turizera ari ibyo kuminwa, ariko Imana ikeneye yuko mwagwiza cyane imbaraga z'umwuka, maze bibashoboze cyane ko mwakwizera mu buryo budasanzwe, maze uvuge ngo naho ndiho naho napfa icyo neza nuko nkundwa n'Uwiteka. Hari imbaraga zikeneye zo kuba wahamya Imana hagati muri wowe, ugamya Imana wabonye atari ibyo wagiye wumva n'abandi bantu. Uko impamvu bikunanira nuko uvuga Imana wumvishe ku bandi, bikeneye yuko iki gihe ufata umwanzuro ukaba wavuga Imana wiboneye n'amaso yawe, apana Imana wumvise ku bandi bantu. Igihe nicyo ngo bavuga neza yuko iyi Mana narayibonye. Hari imbaraga ukeneye kuba wagwiza zo kuba Imana neza ku buryo wakwemera no gupfa upfira Imana. Amena. Abantu benshi cyane rwose muri iyi minsi tuvuga ngo dukunda Imana, ariko ibyo tugaragara cyane bikerekana yuko ntabwo tuyikunda. Amena. Igihe niki cyane ngo wahamya Imana aho uri hose. Muri babandi bavuga ngo burya hari Imana ishobora byose, burya hari Imana ikora ibitangaza, burya hari Imana ibasha kugira ibyo ikora, burya hari Imana igihindura ibintu. Ariko iyo tutari muri iyi minsi abenshi bagiye badamarara bakigira mu byo bishakira. Ariko isanda kubwira ngo umugabane w'abantu benshi wamaze kuboneka kandi wamaze no kugaragara. Ariko iyi saha wakongera cyane ukisubiraho cyane, ukongera ukareba cyane aho wagiye utakariza imbaraga, ukongera cyane ukibaza neza imbaraga z'Imana yo mu ijuru ziracyari muri jyewe. Ubundi impamvu usanga usenga Imana, impamvu usanga ubwiriza Imana, impamvu usanga uyobora itorero ukanakora n'ibyaha, nuko imbaraga zikurimo nyinshi ari imbaraga z'ibyaha. Amena. Uravuga ngo uri umukozi w'Imana, aho ugasanga cyane imbaraga zikurimo cyane, inyinshi zikurimo ni imbaraga z'ibyaha. Ariko iyi saa cyane wongere wisuzume, isaa cyane wongere wirebe cyane, wongere ibaza cyane, njyewe kanaka hari imbaraga z'Imana zirimo hagati muri jyewe, kugira Imana yo mu juru nayihema mu buryo bwose bushoboka. Ariko iki gihe tugezemo nuko wahamya Imana, nuko wahamya Imana mu buryo bwose bushoboka, apana ibintu bya pirate mwagiye mwishiramo. Igihe n'iki ngo ufate umwanzuro wongere ugendane n'Imana mu buzima bwose waba urimo, wongere uvuga ngo Imana ni iyacu, naho yatubabaza izongere ibe yatugirira ibambe. Iyi ni Imana yacu bwite, maze ugwiza imbaraga, ugwiza imbaraga z'umwuka, ugwiza imbaraga z'umwuka wera. Iyo ufite imbaraga z'umwuka zikubasha cyane gutambuka mu bihe, iyo ufite imbaraga z'umwuka zigushoboza kuba wagira Imana icyizere, iyo ufite imbaraga z'umwuka zigushoboza kuba wagera cyane guca Imana yakubwiye, ntabwo usigera ugera gukina Imana yakubwiye udafite imbaraga z'umwuka. Baze ushaka cyane imbaraga z'umwuka, wumve cyane muri wowe hari imbaraga zihagije zirimo hagati muri wowe. Ariko nusanga nta mbaraga ufite, wongere usaba Imana, wongere uyegere cyane, wongere uyegere. Uko kwiyegera cyane bizatuma ugwiza imbaraga, uko kwiyegera cyane bizatuma ubona igisubizo isi yose yabuze. Uko kwiyegera cyane bizatuma umumaro cyane imbere y'Imana. Igihe niki kugira ngo wongere cyane usobanukirwe Imana wamenye, wongere cyane uvuge ngo iyi Mana ni Imana yacu bwite, naho yatubabaza izo ntitugirira ibambe. Cyambere kibanza ugira Imana icyizere, gira Imana icyizere, umenyerane yuko ni Imana ishobora byose. Niba nta mbaraga ufite, wongere usaba Imana imbaraga. Amena. Wongere usaba cyane Imana imbaraga, nta kindi.
imbaraga zirakenewe muri iyi minsi, imbaraga zirakenewe. Nta kindi kizagutambusa, nta kindi kizagutambusa uyu mugezi usibye imbaraga z'Imana zirimo hagati muri wowe. Kuba wahanura cyane ntabwo bizaguha izo mbaraga, kuba wagira cyane wasenga ariko udasengera mu kuri ntabwo bizaguha izo mbaraga, kuba wavuga cyane ukabwiriza ntabwo bizaguha izo mbaraga, kuba wavuga ngo uri umuyobozi runaka ntabwo bizaguha izo mbaraga, ahubwo uzaziheshwa nuko uri murusha cyane kwegera Imana. Wegera Imana cyane umunsi ku wundi, banza wegera Imana nayo izakwegera. Egera Imana mu kuri kose gushoboka, uyibwire ngo ndaje ukundi data, ndaje ukundi, ndaje ukundi. Ariko iyo duhita cyane mwese muraza, ariko ugasanga wowe waje imbere y'Imana umutima wowe wamaze kugenda kare wibereye mu bindi. Ariko ngwino ujye imbere y'Imana, wegera Imana mu buryo bwose bushoboka, uvuge ngo naho ndiho naho napfa, icyambere cyo nuko Uwiteka nkunda. Hari imbaraga zikenewe ube wavuga Imana, wabamye Imana wamenye neza, wavuga Imana ya yinduzi, ya yindi wabonye. Bikenewe yuko muri iki gihe wafata umwanzuro, umuntu wese akavuga ngo ngewe kanaka ndamaramaje iteka ryose. Muri make iminsi tugezemo nuko wagombye kuba wamaramaza, ukaba wamenye neza cyane igihe ndimo nta kiri kizabasha muri iki gihe usiga imbaraga z'Imana zikwiriye hagati muri njye. Amena. Yesu ashimwe cyane. Bariya basore ko ari batatu baremeye cyane, babwira umwami ngo mwami Nebukadinezari, nta mpamvu n'imwe, nta mpamvu yatuma tubarara cyane ngo dupfukamire cyane ibigirwamana byawe. Ariko abantu benshi cyane muri iyi minsi biraza gato cyane, gato wageze hasi ngo ikibazo dufite cyane, ubundi amaso yanyu amaze gufunguka ukamenya neza cyane agaciro cyane k'imbaraga z'Imana z'agati muri wowe, bituma uhamya Imana. Ariko impamvu kuri yo byose nuko agaciro k'Imana ntawe kari hagati muri wowe. Muri make umaze gutakaza Imana yiburiye umwanya muri wowe. Ariko igihe niki ngo ngere ufate umwanzuro, uvuge ngo Mana Nyagasani, naje ukundi, nta wundi nkeneye, nta wundi nifuza, nta wundi nshaka, icyo nkeneye ni wowe. Amena. Yesu ashimwe cyane. Abo ngo baravuga ngo Mwami Nyagasani, nta mpamvu n'imwe. Icyambere cyo twizeye, Imana yacu ibasha kudukiza, ibasha muri make ifite ubushobozi buri hejuru naho itadukiza. So urumva ko umuntu yamaramaza, bo bamaze kumaramaza kubera imbaraga zibarimo z'Imana zibuzuyemo, baramaramaje cyane mu buryo budasanzwe. Babo ngo Mwami Nyagasani, kubera imbaraga z'Imana ziturimo twebwe, aho ngaho ntabwo turi buze kwemera dupfukamira cyane ikintu Imana yatubujije, kuko ba data n'ubundi aryo bagiye bazira. Ibingibi nibyo bagiye bazira cyane, bakazira cyane kuba bagiye bapfukamira ibintu bimeze gutya. Ariko ntabwo twakwemera cyane yuko twego twagoye kuba muri amakosa baguyemo, kuko icyambere cyo babase bazi kunye neza yuko bari mu bunyage kubera ibyaha base bagiye bakora, kubera ibyaha bavanu bagiye bakora, bituma bari mu bunyage muri ako kanya batari mu gihugu cy'iwabo. Bituma rero bamaramaza cyane, nuko turi abanyagwe, nuko turi abantu baje ari abacakara muri iki gihugu. Ntabwo tugomba kwemera cyane yuko tugomba kugenda kabaye nyiri iki gihugu, ahubwo tugomba kuyera cyane mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Amena. Baramaramaza kubera icyo bita imbaraga z'Imana zari ziri hagati muri bo. Bazibaze cyane, nkanjye ngo imbaraga z'Imana ziri hagati muri jyewe zingana gute? Zigaragazwa n'iki se? Zigaragazwa n'iki? Ariko reka babwire ngo ingano y'imbaraga zikurimo niyituma ukora ikintu. Niba imbaraga z'Imana zikurimo ari nyinshi, zizakubuza icyaha. Niba imbaraga z'Imana zikurimo ari nkeya cyane, ibyaha n'ubundi uzabikora kandi wumve wishimye. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ngo abasengera data mukuru w'umwuka ari umusenga by'ukuri, uko Imana ni umwuka, n'abasenga ngo kwisenga mukuru w'umwuka. Uko icyambere cyo abasenga bose ntabwo ariko basengera mu mwuka, n'abavuga mu ndimi bose siko bazivugera mu
mwuka, n'abakora byose ntabwo bikora mu kuri. Ariko igihe niki ngo uvuge ngo ngewe kanaka, fasha umwanzuro, fasha umwanzuro, fasha umwanzuro, nta kindi. Fata umwanzuro, wongere ugire Imana icyizere. Fata umwanzuro cyane, wongere cyane uvuge ngo ngewe mbayeho kubera umugambi w'Imana. Fata umwanzuro iyi saha, wongere cyane ushakisha icyo bita imbaraga. Shakisha imbaraga z'amavuta, n'ibindi byose byanze byose bizakunda. Ari ubuzima waba urimo buzakunda kubera imbaraga z'Imana zikurimo. Anytime utari wamenya neza cyane imbaraga z'Imana zikurimo, bizakugora cyane. Baze cyane ubanze ukureho burundu izindi imbaraga zose wifitemo, ari imbaraga z'ibyaha runaka, maze uvuge ngo imbaraga zindimo ni imbaraga z'Imana. Maze uvuge ngo imbaraga cyane zinyuzuyemo ni imbaraga z'Imana. Ureke kuzura cyane n'ibintu by'amazimwe, ureke kuzura cyane n'imbaraga z'amashari, ureke kuzura cyane imbaraga z'ubwicanyi, ureke cyane kuzurana n'imbaraga z'ubusinzi, ureke cyane kuzurana n'imbaraga cyane z'ubusambo, ureke cyane kuzurana n'imbaraga cyane z'ubusambanyi. Ahubwo wuzure cyane imbaraga z'Imana zizakubasha cyane kuba watambuka muri iyi minsi igoranye. Abantu benshi cyane bari kure bakabona bwabaye nijoro, ariko haracyari ibyiringiro kuko Imana yacu ishoboye. Ni Imana ifite imbaraga. Amena. Ni Imana ifite imbaraga kandi ibasha byose, kandi ibasha kuba yahindura imigambi y'ububi. Ahubwo we nta kindi usabwa, nta kindi ukeneye kuba wagwiza cyane imbaraga cyane hagati muri wowe. Ibintu byose ubona nkaho ari ibibambwe cyane, uko niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo iby'isi byose mbibona nkaho ari ibibambwe kubera ubutunzi bukomeye cyane natwe ufite hagati muri jyewe. Baze cyane ubanze umenye neza yuko hari agakiza ufite, ngo ubutunzi bw'agakiza buzagushoboze kuba watunga cyane imbaraga z'Imana cyane hagati muri wowe. Ugenda uvuga ngo ntabwo ari jyewe uriho, ni Kristo hagati muri jyewe. Ibyo nkora byose n'ibyo mvuga ntabwo ari jyewe ubivuga, ahubwo ni Kristo cyane ukora hagati muri jyewe, n'ukora byose muri kubona. Imana ishimwe cyane. Maze cyane wongere umenye neza yuko nyuma y'ubu buzima udafite izo mbaraga z'Imana hagati muri wowe, ntaho uzajya, ntaho uzagera. Ariko ufite izo mbaraga zigushoboza kugenda neza mu kuri kw'ijambo ry'Imana, zigushoboza cyane kuba umuntu w'umumaro cyane imbere y'Imana. Amena. Yesu nashimwe cyane. Imana y'amahoro cyane ikomeza ibiteho cyane. Ariko igihe niki ngomba cyane wafata umwanzuro cyangwa ubanze umenyereza yuko Imana ibasha cyane, byose irabishoboye. Ongera wagira Imana icyizere mu buzima bwawe. Nta kindi bizabigushoboza, nuko hari imbaraga ugomba kubwiza cyane hagati muri wowe. Icyambere cyo banza wumvira umwuka hagati muri wowe, uko umukora naganza muri wowe azagushoboza cyane kuba warwana imbaraga zose zaza zose zitandukanye zikurwanya. Icyambere cyo iyi mbaraga z'Imana nyinshi muri wowe, nta kintu kimwe cyagutera ubwo. Icyambere cyo muri bavuze ngo nta byago byantera ubwoba, uko icyambere cyambere y'ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye cyane kandi kirakomeye nyine iteka ryose, uko ibasha byose irabibasha, byose irabishoboye. Ahubwo icyo cyane muri iyi minsi nuko abantu benshi cyane tuvuga Imana y'inyuma, ariko imbuto zacu byaramaze kurangira. Ariko hari imbuto Imana ikeneye, hari imbuto Imana ishaka muri wowe, hari imbuto Imana ikwifuzaho. Mugenzi wanjye, ntabwo ikwifuza yuko uzagenda ubwiriza gutya, ahubwo ikeneye yuko ahantu hose aba wicaye yuko wera imbuto kandi zikagumaho. Nta kintu Imana igushakaho, nuko wera imbuto kandi zikagumaho. Nicyo kintu Imana igukenewe cyane kurusha ibindi byose. Ibyo wakora byose ari nta mbuto, byose ni ubusa. Ibyo wakora byose udakiranuka, utaba mu kuri kw'ijambo ry'Imana, utaba mu kuri kw'Imana, byose ni ubusa. Baze cyane wongere wisuzume cyane, baze cyane wongere ibaze cyane uko mpagaze iyi saha, mpagaze uko Imana ishaka, uko ngende iyi saha ngende uko Imana ishaka. Baze cyane wirebeho cyane. Amena. Igihe niki cyane gufata umwanzuro, igihe niki cyane ngo Imana yo mu ijuru wongere cyane, wongere ugwiza imbaraga hagati muri wowe, ugwiza imbaraga zidasanzwe, ugwiza imbaraga z'umwuka wera
kuriya mwambi cyambere cyo akimara kubona abasore ukuntu bamaramaje yarabafasha cyane abashyira mu muriro atazi neza yuko abasore gucya bamaze kugira ishirwa hagati muri bo hari ishirwa bamaze kugira bamaze kubona yuko hari Imana iri muri wa muriro yababangirije muri wa muriro none umwami abashyiramo atazi neza yuko abantu bafite amaso y'umuka bamaze kureba none icyo cyambere cy'umwami yese avuga ngo burya nashizemo abantu batatu kandi ndi kubona harimo abantu bane kandi umwami nawe yari n'umuntu w'umupagani atagirishirwa cyane ndi kubona uwa kane ameze nk'ishyo y'umwana w'intama w'Imana nose umuntu yari amuzi gute yamubwije nta kintu uko abasore bari babwije icyo bita imbaraga bituma bahamya Imana mu by'ukuri kandi biranashoboka niyo mpamvu niki gihe turimo cyane banza cyane wishakemo imbaraga wongera ugira Imana cyane icyizere umenye neza yuko Imana yacu ibasha cyane gukora cyane bya bindi byose bime waba uri gusaba bya bindi byose usaba nibyo udasaba byose Imana byose biri hejuru kandi byose ibasha no kuba yabikemura wowe cyawe igikenewe nuko waguza cyane icyo bita imbaraga z'Imana zikaba nyinshi muri wowe maze ukabagira Imana icyizere ukongera ukizera mu buzima bwawe bwose bwa buri munsi ukongera ukizera. Mureke dusenge dusabe Imana twambike imbaraga zidushoboza cyane guhagarara cyane muri iyi minsi kubaho cyane muri ubu buzima dukeneye cyane icyo bita imbaraga z'Imana cyane wowe urabizi aho wacogorewe urabizi cyane cyatuma usubira inyuma waba ugiye kwakira Yesu bwa mbere nk'umwami n'umukiza wawe wowe nawe urabizi ariko gifite agaciro cyane banza cyane wongere ubabaze cyane imbaraga z'Imana afite muri iyi minsi zerekana zerekanwa n'iki bimeze gute mpagaze gute imbere y'Imana maze byose numara kuyibona biraza gutuma cyane ugira Imana icyizere uvuge ngo mwami nkeneye imbaraga zawe mwami nkeneye imbaraga zawe maze imbaraga z'Imana zirakuzaho kandi zirakuzura. Uri Imana nziza uri Imana ifite imbaraga uri Imana ishobora byose ndagushimiye cyane kuko uri uwera ndagushimiye kuri umutabazi mu izina rya Yesu Kristo Mana ijambo ratubwiye cyane ngo ubasha cyane gukora ibitekerezo n'ibyo twibwira uko imbaraga za Mana zidukoreramo mu izina rya Yesu. Imana ifite imbaraga Mana benshi basubiye inyuma Imana ifite ubutware Mana babarira abantu bari imbere y'amaso yawe Uwiteka babarire cyane wongere ubishimire Mana wongere ubagarukeho cyane wongere Mana bashoboze kugwiza imbaraga z'umuka hagati muri bo ari imigendere yabo ari imivugire yabo ari ibyo bakora byose Mana bagwiza imbaraga z'umuka mu izina rya Yesu. Imana ifite imbaraga ubakura imbaraga zose Mana z'ibibi bagiye bambara bagiye bagwiza zitandukanye ahubwo Mana ubashoboze kugwiza Mana imbaraga z'umuka mu byo bakora byose Mana ibyo bavuga byose Mana beze Mana ko ari imbaraga bifitemo wongere bizere wongere bakugire icyizere mu izina rya Yesu. Mana ushoboza abantu kongera gukwegera Mana wongere bakwegere mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ganza tegeka ganza Mana dushoboze ureka umuka w'imbaraga yongera kwiraga hagati muri twebwe adushoboze rwose Mana kugenda mu gihe cyawe uko wagambiriye udushoboze Mana kugwiza imbaraga mu izina rya Yesu. Imana ifite ubutware no wenyine no guturengera no wenyine no gutabara abantu no wenyine no kubarengera Mana reka amaraso y'umuka wera yongera aboneke kuri iyi mitima wongera uyigaragareho Mana uyishoboze Mana kwera imbuto zikwiriye abihanye mu izina rya Yesu Kristo. Mana abari ku migabane itandukanye abari muri Afurika abari mu Burayi abari muri Amerika hose abari muri Aziya abari ahantu hatandukanye hose n'abasengeye Mana dukunda kubana mu iteka ryose genda ubashoboze bambike imbaraga bashoboze rwose gutwara intwaro zose z'Imana kandi bakiranuka mu bintu byose. Kristo urakoze kubashoboje urakoze kubambitse imbaraga urakoze murengezi mwiza we kongeye kubongera imbaraga ubundi bushyashya bisabye nizeye Imana nzi kubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu amen. Amahoro y'Imana akomeza abana mu iteka ryose kandi akomeza ahaze kwifuza kwanyu byo mushaka byose mu bihabwe n'umugisha uvuye ku Mana Data twese n'Imana umuka wera amen.